Umugabo w'imyaka 55 yaje kuza kuba yasambana n'umwana w'imyaka 22, hanyuma uyu musaza akaza kwasiga ubuzima ubwo yarare gutera akabariro. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, ndagira ngo unyemerere untize umwanya, untize amatwi, hanyuma ngo usobanurire kuri buri kimwe kirebana n'iyi nkuru. Yes, reka mbasuhuze mbifurize kugira ibihe byiza mwese mukomeza gukurikira ibiganiro kuri Duhinduke TV. Ngo haikaze wowe wamaze gukanda subscribe, ndagira ngo nanone unyemerere tugaruke kuri za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho dukomeza kugenda n'ubundi tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none turagaruka ku nkuru y'akababaro, ni inkuru y'amahano, aho umugabo w'imyaka 55 yaje kuza kuba yasambana n'umwana w'imyaka 22, hanyuma uyu musaza akaza kwasiga ubuzima ubwo yarare gutera akabariro. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri iki kiganiro, ndagira ngo unyemerere untize umwanya, untize amatwi, hanyuma ngo usobanurire kuri buri kimwe kirebana n'iyi nkuru, nkubwire ese byabereye hehe. Ariko mbere yuko nkomeza, banza wisuzume urebe nimba uri umunyamuryango wa Duhinduke TV. Ubwo kuba umunyamuryango nta kundi no kuba warakoze subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho 5 kuri 5. Ariko kandi nanone niba utarigeze wiyandikisha kuba umunyamuryango wa Duhinduke TV, nta kindi biri bugusaba uretse kureba munsi y'ino video ugakana handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye dushobora kubana no mu zindi nkuru zigiye zitandukanye. Hanyuma rero nimba ibyo wamaze kubikora, ndagira ngo ntangire ino nkuru ngira nti abagabo bafite ingo cyangwa se abantu bubatse bigire hino, hanyuma tuze kuza kuba twajya inama, kubera ko hano kuri Duhinduke TV hano turashima tukananenga iyo bibaye ngombwa, ariko kandi nanone tuba tugomba kuba twasasa inzobe. Hanyuma rero nkuko nari mbikubwiye, uyu mugabo afite imyaka 55, uyu nguyu akaba ari umwarimu muri kaminuza ikomeye cyane. Hanyuma uyu mwana w'umukobwa rero akaba yitwa Gloria, uyu nguyu akaba afite imyaka 22 ndetse akaba yari n'umunyeshuri we. Ukuntu byaje kugenda rero kugira ngo uyu mugabo aze kuza kuba yakitaba Imana ubwo yarari kwiha akabyizi cyangwa se gutera akabyizi kuri uyu mukobwa. Ubundi uyu mugabo asanzwe afite urugo ndetse n'abana, ariko kuri inshuro yari yabaciye inyuma ubwo yarari gusambana n'uyu munyeshuri we. Abangaba bari basanzwe basambana, ariko noneho kuri inshuro byaje kurangira umwe ahasize ubuzima, nkuko byavuga ngo iminsi y'igisambo ni 40. Nkuko nabikubwiye rero, abangaba n'ubundi bari basanzwe bafitanye imishyikirano yuko uyu mugabo ahereza amafaranga uyu mwana w'umukobwa hanyuma bakaryamana. Gusa kuri iyi nshuro n'ubundi bari barapanze kuryamana muri uku kwa 7. Hanyuma uyu mugabo rero kubera ko ngo yarangizaga vuba cyangwa se yakoraga amasegonda makeya, uyu mwana w'umukobwa yari yaramubwiye ati noneho nubwo umpa amafaranga ariko nanjye ndashaka ko byibura nzajya nkuramo ibyishimo. Yego bamaye amafaranga nakazi, ariko nanjye mba nkeneye ibyishimo kubera ko wowe uvaho ngewe aribwo ngitangira. Hanyuma uyu mugabo nta kindi yakoze uretse kwifashisha inshuti n'abavandimwe kugira ngo babe bamuha amasomo ku bijyanye no kuba yakemura icyo kibazo cyo kuba yakubita bangura cyangwa se yakora amasegonda makeya. Hanyuma nta kindi bamubwiye uretse kumubwira tuti wowe jya ubanza ushake ikinyobwa unywe gitera imbaraga cyangwa se ukoresha n'ibinini, ubwo n'ibya Viagra, kugira ngo umwana uze kuza kuba wamwemeza. Ubwo rero bari bafitanye gahunda yo kuba bakongera guhurira muri hoteli n'ubundi bari basanzwe bahuriramo. Uyu mugabo yarabanje afata ibyo kunywa bisembuye bitera imbaraga cyangwa se ama energy drinks, hanyuma afata n'ibinini bita Viagra. Ibi ngibi bitera imbaraga mu gutera akabariro, ariko kandi nanone byica iyo ubikoresheje nabi, nubwo ntaramenya ikiza cyabyo. Hanyuma rero akaba yari yabwiye umukobwa ati we humura ndaza kubigukorera neza. Icyabaye rero nuko uyu mugabo ndetse n'uyu mukobwa bongeye barahura n'ubundi babikora uko babikoraga, ariko ikintu cyaje kuza kuba cyaba nuko uyu mugabo yakomeje guhaga kubera bya binini yari yanyweye na bya byo kunywa yari yanyweye, biza kurangira umutima uhagaze ndetse kandi uhagarara akiri kuri uyu mukobwa cyangwa se hejuru y'uyu mukobwa. Icyabayeho rero, uyu mukobwa yabonye umugabo amuguyeho amwubaraye hejuru ndetse atabasha no kuba yakongera kusunika. Hanyuma umukobwa amusunikira ku ruhande, ariko
kumusunikira ku ruhande abona umugabo yagagaye. Uyu mukobwa nta kindi yakoze uretse kuvuza induru cyangwa se gutabaza, hanyuma baje basanga umugabo yagagariye aho ku buriri. Nta kindi bakoze uretse gufata uyu mukobwa kugira ngo abe yajya kubibazwaho nimba nta ruhare yabigezemo, ariko we asobanura avuga ko ngo impamvu uyu mugabo ari uko yari yabanje gufata ibiyobyabwenge cyangwa se bimwe mu bitera imbaraga byongera akanyabugabo, ariko agafata ibiri ku rugero rurerure cyangwa se ibikoresho n'ubundi biremereye byinshi cyane. Hanyuma rero uyu mugabo baje kuza kuba bamujyana ku bitaro, ariko ku bw'amahirwe makeya n'ubundi basanga yashizemo umwuka. Nta kindi bakoze uretse gutabaza umugore we, ariko mbere yo kubwira umugore we barabanza bamubwira n'icyo yazize. Uyu mugore rero we bari bafitanye n'abana, umugore w'isezerano mukuru, nta kindi yavuze uretse kubabwira ati ngewe ntabwo nshobora kuza kuba nashyingura uyu mugabo kubera ko n'ubundi ajya kunca inyuma, n'ubundi yari yamaze kuba yantesha agaciro. Bivuze neza rero ko umugore we w'isezerano batigeze bajya kumushyingura we n'abana be ngo kubera ko yabaciye inyuma. Ibi rero byakomeje kugenda bigarukwaho n'abantu benshi cyane, aho bari gukomeza kugenda basaba imbabazi uyu mugore bamubwiye ati yarakwiye kuba yakirengagiza ibyabaye byose ariko agatabara umugabo cyangwa se agashyingura umugabo we. Ariko we yinangira avuga ati ngewe ntabwo nshobora kuza kuba nashyingura uwo muntu kubera ko aho ngaho naba mbeshye ntabwo byaba bindi ku mutima. So aho kugera rero niyorobeke cyangwa se niyoberanye, icyiza nuko nababwiza ukuri ko nta mutima wo gushyingura uyu mugabo umfite. Byaje kurangira rero umugabo n'ubundi ashyinguwe n'umuryango w'uyu mukobwa kubera ko n'ubundi bivugwa ko ngo aribo babishe uyu mugabo kubera ko uyu mugabo yari yaryamanye n'umukobwa wabo. Kugeza ubu aka kanya rero umugore akaba nta kintu na kimwe ashaka kuba yabihinduraho ku kuba yashyingura uyu mugabo cyangwa se atamushyinguye kubera ko we nta mutima umucira urubanza. Hanyuma rero ngira ngo murabyumvise nk'uko ibi byose nabikubwiye bikaba byabereye hariya muri Nigeria, aho uyu mugabo yigishaga muri kaminuza ndetse n'uyu mwana w'umukobwa w'imyaka 22 rero akaba yari umunyeshuri we. Hanyuma rero ni munyemerere tugane ku musozo, reka twongere duhurire mu zindi nkuru zikurikira. Nge wumvaga n'ubundi ni Kizo nk'ibisanzwe, iyi ni Duhinduke TV, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.